murakoze kumpa uyu mwanya banyakubahwa abayobozi ndabashimira mwese nyakubahwa perezida wacu ndagushimira by'umwihariko ku bikorwa byiza watugejejeho twebwe kuva kera twari abantu babaswe n'umuco wo korora twari abantu b'aborozi batazi guhinga twari abantu barya mu gihembwe kimwe uvuze ko witwa nde Kamirwa Grace ntuye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare mu kagari ka Nsheke okay nuko rero nuko byakomeje twororeraga muri cya gishanga cya Muvumba metero ya 8 aho duhinga umuceri ubu twororeragamo inka ndumva nibuka icyo gihe ikibazo ufite ni iki ndagushimira nyakubahwa perezida wa Repubulika wakoze cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika rero ndakomeza ngushimira nishimwe ryanzanya aha ubwo twarororaga nari mfite inka zikamwa nkabona litiro 10 nkanywaho 2 izindi nkazigurisha nyakubahwa perezida wa Repubulika ntago nari nzi guhinga numvaga bitanashoboka mu buzima bwanjye kuko nari nararezwe ntazi guhinga ubwo rero nyakubahwa perezida wa Repubulika nagurishaga ayo mata nkigisha abana ugasanga ubukene ni bwose nkagerageza sinari nzi kubika kuri konte amafaranga yazaga mu kwezi litiro icyo gihe yaguraga amafaranga 120 kuri diary yari amafaranga make kuri umuntu wari ufite abana 4 kandi biga ubwo buzima mbukomezamo hanyuma muza gutwara kiriya gishanga baravuga ngo leta iragitwaye nago twabyakire twarawe turavuga noneho pe tubaye abatindi turashize tumaze twumvaga kumara inka ari ikintu gikomeye ari cyo kintu cyatureze cyatubeshejeho nyakubahwa perezida wa Repubulika rero nago nari nzi ko ibyo ngezeho kuri iki gihe naba byava muri uriya muceri ngo nkuremo ari amafaranga ngire buriya bwenge mpinge nsarure ndagushimira cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika ku bitekerezo byiza ujye udukorera tutabyumva je ntabyumva cyane ku giti cyanjye tutabyumva ariko nyakubahwa perezida wa Repubulika bigasoza ari byiza nyakubahwa perezida wa Repubulika ubwo rero mu gutanga kiriya gishanga akarere kabigezemo uruhare cyane baravuga ngo nimwandike ngo musabe ngo abara bafite mu butaka abadafite mu butaka ngo ni inyungu z'abaturage ni leta ibitegetse tubikora twiyahura nako giye mbikora niyahura ndavuga kansaba ubutaka mpinge umuceri kuko nubundi nta bundi buzima nibyo u Rwanda n'u Rwanda sinzaruvamo kandi niko kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika ndagushimira nuko ndandika tujyana mu murenge wa Rwempasha dusanga ari umurongo mwinshi biratinda bimara nk'amezi 5 ubwo arasipira amanukiza guhinga ariko ubwo twari dufite impungenge nyakubahwa perezida wa Repubulika twari dufite impungenge yuko abantu babandi bataraborozi bize bafite za konti tukumva nibo bazahabwa butaka ndagushimira akarere yuko atariko kabigenje nyakubahwa perezida wa Repubulika ubwo baravuga ngo abantu babaye benshi baruta igishanga ubunini twese twitaburiye guhinga birakomera n'abagabo b'amafaranga twese tumanukayo bati noneho nugutombora akarere bukareba kureka ati nugutombora nta kundi biri bugenze ubona tombora ni ubona umurima utabona tombora nibyo ndavuga nti jewe ndanakuze n'imyaka yanjye nago ndi butombore guhinga ko nubundi ntago byambagaho nuko nyakubahwa perezida wa Repubulika mu bantu batomboye ndatombora harimo ingabo harimo polisi byari ibintu ureba biri muri gahunda koko turamanuka mfata muri za nkangurishamo inka nshora igishoro mbona nshoramo mu guhinga muri season ya mbere natanze 750 ndahinga ndasarura nkuramo toni 1 n'igice nkuramo miliyoni ibyo bintu byarantangaje nkuramo miliyoni 1 n'igice najyaga ngurisha amavuta najyaga ngurisha amata ariko nari nafata miliyoni mu ntoki ngo mbari impapuro z'umutuku n'inya ndavuga n'umuceri kuje nyakubahwa perezida wa Repubulika nuko byakomeje n'abandi bayobozi mu dutekereza turabashimira cyane turakomeje turahinze kuri season ya kabiri bati noneho burya bati ifumbire irakora bati n'amase y'inkagira akamaro tumanuramo amase dushaka amamodoka dushyira mu gishanga turahinga ubwo tugira amazi rero hariya nagiyeyo bwa mbere mbona ibyo bita ngo ni kanari umusigaye nzi iby'umuceri cyane
usanga hariyo kanari turuhira amazi. Mwarakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, hari baraje, hari kaminuza, hari mwarakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ndabashimira cyane kudutekereza neza, ndabashimira cyane kutuzamura mu ntera. Ubwo rero mfungura konti, maze gufungura konti nshyira amafaranga kuri konti miliyoni, nkuraho yo guhingisha, ndahaha. Nyakubahwa perezida wa repubulika, mbabwije ukuri mwese, nari nzi ko umuceri ukorwa n'ibyuma by'abazungu tukaburya tuwukuye mu maduka, ariko nanjye naje kuwuhinga mu rugo iwanjye, nkuraho agapfuka ka kilo 50, hari n'uwo mpaka kilo 25, nanjye nkamuhahira kandi nkanywa n'amata. Turabashimira cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ku byiza utugezaho, udahwema kudutekereza, uri umuyobozi mwiza, turagukunda. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ubwo urumva ibyiza utugezaho, urumva ukuntu tugukunda, waduteje imbere nk'abadamu, turakubaha, turagukunda cyane. Dukomeze kubana nawe, utuyobore, tugukurikire, tugufashe, tugutore, tugukunde nyakubahwa perezida wa repubulika. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. Intumbero rero nyakubahwa perezida wa repubulika, ibyo ari byo byose muri ayo mafaranga nasanyemo inzu yanjye, nyakubahwa perezida wa repubulika baduha umuriro, nabashije kuwinjiriza mu nzu. Burya iyo uri mu Burayi mba nkureba kuri televiziyo. Reka nshimire nyakubahwa perezida wa repubulika, igihe ntigikunda. Imana ikurinde, tubane nawe, tuyoborane, umwaka utaha utuyobore, tugufashe, tugukurikire twese n'abanyarwanda. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kunyakira. Twabuzizi Agustini, abanturuka mu murenge wa Kiyombe, akarere ka Nyagatare. Ikibazo mfite ikibazo cy'akarengane k'abaturage bo mu mirenge Gatunda, Kiyombe, Karama na Mukama. Barenganye bate? Babikije amafaranga yabo muri Copeco ubumwe ya Nyarurema, yashinzwe n'umuyobozi, ifungwa n'umuyobozi, yari ifite ubuzima gatozi, ariko abantu babikijemo amafaranga yabo magingo aya ntibarayabona, kandi ibyangombwa byose twabigejeje ku karere, ku bayobozi b'imirenge ndetse no ku ntara. Ikibazo barakizi, ariko ikibabaje ntacyo bagikoraho. Ikibazo cyanjye cy'akarere n'icyo nyakubahwa perezida. kugira ngo icyo kibazo reka turagiha meya w'akarere azabibakurikiranire. Harimo amafuti menshi muri byo, hari arabizi ni nk'umuntu ibyo bya microfinance ngira ngo byateye ibibazo. Hari abantu baje bariganya batwara ibintu by'abantu, abo turabakurikirana ngo turebe ko babyishyura cyangwa babihanirwa. Hari n'ibindi ndetse harimo n'ibya amakosa yakozwe n'ababigiyemo ubwabyo, kuko uhuye n'umujura akakwiba akakubwira ati zana amafaranga yawe, ukayamuha ukayashyira mu mufuka akigendera, usibye kumushaka ngo bayamwambure, kujya kubwira undi muntu ngo nakwishyura amafaranga yatwawe n'umujura biragora. Ariko turagerageza uko bishoboka kose, ngira ngo hari bamwe bagiye bayabona, hari ibyo batarayabona, hari nk'ibyo ugomba. Reka tubirekere meya akurikirane n'inzego zibishinzwe. Hari n'ibyo ndabyumva, nabyumvise. Icyo kibazo ndakizi, kimaze imyaka myinshi cyane. Nta kundi twabigenza kuko ntayo mfite hano ngo ndayakwishyura. Muzarebe uko mwakurikirana kiriya kibazo. Hari n'abantu baba barayatwaye. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Bakwiye bakurikirana bakayishyura. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Amazina nitwa Gatunge John, ntuye mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare. Nyakubahwa perezida wa repubulika,
ikibazo mfite ni icy'akarengane. Nyuma y'umwaka w'ibihumbi 2006 nyakubahwa perezida wa repubulika nari mfite ubutaka bungana na hegitari 50. Hanyuma nzagura 25 ziba 75. Nyakubahwa muri uwo mwaka nza kugurisha za 25. Nzigurisha umuntu. Hanyuma nyakubahwa mu rwego rw'isaranganya waguze 25 nawe uza kongera kugurisha 25. naguze 25 nzishyira kuri 50 nari mfite. Hanyuma muri zo ugira igihe ugurisha 25. Ngurisha 25. Aha. Hanyuma nyakubahwa mu mwaka w'ibihumbi 2008 haje komisiyo y'isaranganya ry'ubutaka. Wa mugabo nagurishije ubutaka mu rwego rw'isaranganya, komisiyo y'isaranganya imuha hegitari 10 muri za hegitari 25 namugurishije. Nanjye za 50 nari nsigaranye impi 10. Hanyuma wa mugabo nagurishije nyakubahwa perezida wa repubulika atangira kunya ku butaka bwo namugurishije ngo nimuhe 25 namugurishije, yirengagije yuko twaguze tugakora n'amasezerano yanditse. Hanyuma nyakubahwa nibwo anshoye mu nkiko, amaze kunsina nyakubahwa nibwo navuze nti nubwo komisiyo yashoje akazi kayo ariko hari abayobozi bari bayihagarariye. None ntabwo icyo kibazo wakigejeje kuri iyo komisiyo ngo babagire inama? Nakigejejeho nyakubahwa. Bakubwira iki? Bambwira bangira inama yo kujya ku muvunyi. Njya ku muvunyi nyakubahwa perezida wa repubulika. Bakubwira iki ku muvunyi? Ku muvunyi ntabwo baransubiza nyakubahwa. None nkabansaba nyakubahwa ubwo mwaje nubwo naje nuko kugira inama gusa. Abo bayobozi mwakemuye ibyo bibazo, abayobozi banyu abuturera baba bakwiye kuba ari bo babafasha gukemura iki kibazo. Yes, ariko niba cyaragiye mu nkiko ariko avuze ko kiri ku muvunyi, mwana mushobora no kubaza n'umuvunyi bakipronouncinga ku kibazo giteye. Uko gihagaze uko mbyumva cyavuye mu nkiko. Urukiko uko byitwa urukiko rwarangije icyo kibazo, byaba bitaragushimishije cyangwa byaragushimishije. Ariko kubera ko bitagushimishije wabijyanye ku muvunyi. Ibyo ni byiza ko ariko wabikoze, ubwo ni uburyo bwakurikirana ikibazo cyawe. Igisigaye ni ukubona igisubizo. Umuvunyi nawe ugomba kugira inama, ugomba kugira icyo ukubwira. Hagati aho niba warategereje igihe kinini nk'icyo umuvunyi udasubiza, niho mvuga ko ushobora gukomeza ugakurikirana umuvunyi kugira ngo ugire ikintu ukugiraho inama, cyangwa se ku bayobozi bakabafasha kugira ngo hagire ikituruka ku muvunyi gishobora kukugira inama uko wakomeza ikibazo. Niho bigeze, niho nashaka kugira inama. Aba bayobozi rero bari hano, umuyobozi w'akarere ngira ngo akwiye kugikurikirana, azabaza umuvunyi, azakubariza umuvunyi niba binakuvuna wowe kugerayo cyangwa iki, bagira ikintu batugiraho inama kuri icyo kibazo cyawe. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Naho ubundi byagiye mu nkiko, ubwo byagiye mu nkiko ni ukureba nabwo niba inkiko zifite ibyo zitakoze neza, ubwo icyo gihe umuvunyi niwe uzatugira inama ukatubwira ukundi byakurikiranwa. Murakoze nyakubahwa. Umuvunyi wungirije ahari ufite icyo yashaka kubivugaho? Reka buretse gato twumve. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ikibazo cya Gatunge John ubwo cyageze ku rwego rw'umuvunyi, icyo dukora nuko dusuzuma tukareba niba urubanza hari akarengane kagaragara nk'uko itegeko ribivuga, ariko ikindi nk'uko mwari mubivuze turakora ibishoboka byose kugira ngo igisubizo tugitange vuba. Murakoze. Bimaze igihe mu bimugirire vuba. Nitwa Ntahonuye Celestine, nkaba nkomoka mu murenge wa Matimba, akagari ka Byimana, umudugudu wa Byimana ya mbere. Nkaba ndahangaha rero nshima kubera iterambere ryangejeje ku bintu byinshi, kubera imiyoborere myiza. Njyewe nari narahungiye muri Tanzania, haza kubaho komisiyo yo kwigisha abanyarwanda kugira ngo batahe. Baraje baratwigisha,
turataha. Tugeze mu nzira nta kintu nari mfite, nari buri ku buryo nageze mu bukomane bwa Nyakayaga nka buri kintu cyo kunyicira akanyota nagurishije umukandara kuko nicyo kintu nari mfite. Maje kugera aho twari dutuye Tabagwe, ndatuzwa mpabwa hegitari 2 nubakirwa n'inzu y'amabati 30 mu mudugudu wa Kangoma kandi ntarigeze ngira na hegitari 1. Ibyo bintu byambereye fondasiyo ikomeye uyu munsi nshimira imiyoborere myiza. Naje guhinga iyo sambu nkora n'akazi k'ubufundi mpembwa amafaranga 700. Ayo mpembwe ku kwezi nkaguramo ihene ari nako mpinga iyo sambu. Naje kwegeranya amafaranga noneho nubaka akazu nari nkuye muri iyo sambu. Ntangiza amafaranga 57,000 mu bucuruzi. Ari nako mpinga niyo sambu nahawe. Amafaranga yagiye yiyongera ngura moto ishyira ku muhanda. Noneho haza kuba amahugurwa yo kugira ngo duhinge kijyambere. Mpinga neza, mpinga urutoki ku buryo ku kwezi mbonamo 400 buri kwezi. Ibyo ndabishimira ubuyobozi bwiza. Naje kugura n'icyuma gisya cy'amazutu, noneho ngira imiyoboro myinshi izana amafaranga. Muri icyo gihe rero hari ikibazo cy'ubutayu hari iwacu muri za Tabagwe, haza kubaho kuvuga ngo barwanye ubutayu. Ndatekereza biba ngombwa yuko njya ku karere ndandika nsaba ko nahabwa ubutaka kugira ngo nanjye ndwanye ubutayu mpinga ishyamba. Naje guhinga ishyamba umusozi wa Kangoma muteganye na Mabare niwe bampaye, mpingamo ibiti 85,000. Noneho kubera yuko ari ahantu h'umuswa ndarihingira nca n'imiringoti ibiti bizamuka nk'ibyo mu gishanga. Mu by'ukuri abantu bazi imibare, igiti wacu kigura amafaranga 2,000 gisanze mu ishyamba, iyo kijyanye ku isoko kigura 4 kubera ko kiba kigiye kuri. Abazi imibare rero 85,000 gukuba 3,000 ni menshi. Aha rero njyewe naje guhinga na ya sambu niyo ubungubu imfasha mu kurihira abana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni byinshi mfite nashima, ariko kubera amasaha make ubungubu kugeza ubungubu kubera umuriro wazanye ugakwiza mu gihugu hose, ubu wagira ngo ninjye watekereje kugira ngo nzamuke. Nimbigusobanurira urabyumva. Ubu mfite uruganda ruciriritse rukobora rukasya gahunga imatimba kubera yuko wahazanye umuriro. Mfite urundi Ingarama rwa 5,000,000 no ku Murindi wa Nasho. Mu by'ukuri Perezida wa Repubulika naje kujya muri banke nshizeho rya shyamba, bampa 25,000,000 muri Banque Populaire mbasha kugura ibeni. Ubu ndayifite. Iyo ni imiyoborere myiza tubashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa, kugeza ubu ngubu ari amafaranga nkura mu byuma kuko ku kwezi mbona nibura 700,000 ku kwezi ava muri ibyo byuma nakuyemo ayabakozi. Byarantinyuye bituma numva mfite ubushobozi kandi biturutse ku mpamvu y'umuriro. Nawe mfite izo miliyoni nafite aho nshira imashini nta muriro ntacyo byakamariye. Kugeza uyu munsi byarantinyuye, ubu mfite umwana wiga mu ishuri ryiza i Beijing mu Bushinwa. Kugeza ubu umuriro uramutse ukatitse yahita ataha kuko ntaho naba nyikura ikindi gishoro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nari mfite imfubyi Ndera ariko byaranejeje cyane. Yarakoze aratsinda ahabwa buruse yo kujya kwiga mu Bushinwa nawe, ubwo ni 2 ya leta. Ariko agarutse byarandenze, ndavuga Perezida wa Repubulika ndamukuraho ngo mushimire. None byabaye ngombwa numvishe kuje inahangantera urugendo kugira ngo nze mbashe kubashimira.
mu by'ukuri rero yageze aho amaze kugera aho ngaho ndavuga perezida wa repubulika sindi bumubone ariko mfite ubundi buryo ndi bumubonemo. Nahamagaye inzego z'ubuyobozi bw'umudugudu kugera ku murenge, ndabahamagara ndavuga nti kubera ko ntashobora kugera kuri perezida wa repubulika reka mbashimire mu izina rye, ntabwo ari mwe nahamagaye inzego muhagarariye. Nabonye rero yuko gushima gusa by'amagambo bitarimo mu bikorwa numva n'ubundi ntacyo bivuze, numva bitagaragara neza. Biba ngombwa yuko ngomba gutera ikirenge mu cyawe perezida wa repubulika, ngomba ntanga inka nyiha abakene biciye mu rwego rw'umurenge kugira ngo bayihe abakene. Ejo bundi rero abatanzania abanyarwanda birukanwe muri Tanzania bamaje kuza nabo ndavuga nti ngomba kubaha inka nabo. Mu by'ukuri nyakubahwa perezida wa repubulika ndabashimira cyane, mukomeze kutuyobora kandi turishimye turanezerewe cyane. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane rwose. Nyakubahwa wavuze ko witwa nde? Celestin? Celestine ntaho ntuye. Ntaho ntuye. N'amateka. Kandi urahafite henshi aho. Nanatuza ahubwo nanatuza. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Mu by'ukuri nyakubahwa perezida wa repubulika ndabashimira cyane, mukomeze kutuyobora kandi turishimye turanezerewe cyane. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane rwose. Nyakubahwa wavuze ko witwa nde? Celestin? Celestine ntaho ntuye. Ntaho ntuye. N'amateka. Kandi urahafite henshi aho. Nanatuza ahubwo nanatuza.